mbakundira ya uze kubuganiza umunyamategeko kirazira kuvugana n'umukuru ugeretse akaguru ku kandi. Ngiye mfite ikibazo niba natumiwe cyangwa natumiye. Ariko ufite ikibazo ushobora kuba ugiye kwinyarira kuko abakobwa bagiye inkari zirakwishe. Zimya kamera tujye kwihagarika kugutekereza bibaye ari irushanwa bahemba umuntu imineke. Mfashe umwanya nko gutekereza iyo mineke bayima ariko nkimara kuyitonora bahita bongera bakayinyaka. Ntabwo waba wantekereje neza. Nyashi zirakonta. Ndazikunda nkunda umukobwa ufite nyasha abagaragara neza. Kubera ukuntu bigenda bijegera nyine nyo. Nyine ubona ko Nkuko mbona ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe ni Bogari. Shani nge muntu wa mbere ubeshye kuri iyi si gusa karibu. Star doko ntuzajya bivugaho umuntu bita yaka ntajya agira YouTube ica n'igimuhaza. Agera ahantu bamuha ibiryo akabashima akagaya abandi yajya handi yahoza akahagaya. Gwera izindi YouTube channel ko mujya mbona abandi babatekera ubugari n'inkoko kaba nta namazi mwampaye koko. Ikiganiro murabona biragenda gute? Oya wiseka karibu nta kintu wampaye. Tugaye ikaze kuri YouTube channel yacu. Murakoze murakoze kunyakira. Ubu n'amazina yawe yababwire. Amazina asanzwe nitwa Elizendi mu rukundo. Adasanzwe nitwa Pirate, Minisitiri wa Magendu, ndi kwita Padiri Minyoni. Murakoze cyane ngiye kurenzaho nawe ngiye kubeshya. Ese ako buri uje bahugeze hose ugenda ufata izina ryaho. Nahanga urahakura izina right? Ambo biterwa na stage nateguye. Iryo Padiri Minyoni byaturutse kuri stage nayo nakoze ya misa ya Pirate. Ukurikiyeho nari nakoze stage ya gisirikare. Icyo gihe nari naje nitwa Suriyetona Colonel Major General Private Pirate. Doko biterwa nyine na stage nateguye mpita mfata izina kabisa. Ahanga urahakura iki ngo twakwicishije inzara? Aho uri se wazanywe n'inda? Nyine bitewe n'ukuntu hanga mwanyakiriye hanga nshobora kuhakura izina rya Gashuhe. Kubera washone. Anyway tuguhaye ikaze kuri Nendaho TV show. Nababwiye ngo murakoze. Turashimiye so ukiraho kuri iyo ahantu wagiye ukura amazina harayo nabonye bagiye kukumeneraho umutwe. Asemba numva ufite umutwe ukomeye. Umutwe ukomeye bijyanye n'iki? Hariyo nabonye bagiye kugusaturiraho umutwe. Anyway ni kuri na ahantu nabonye kugihe aho Padiri Ndera ni Padiri wavuze ngo biriya bintu byo gukora urwenya wiyambitse nk'umupadiri right? Ibyo biro ntago nabonye ubwo ndaza gutegereza mbibone kuko kumva ntago na clearing ikintu ntabonye. Reka tukirebe ndaza kuza kumukotinga. Ndumva atari ngombwa kuko ngiye kugira ngo mvuge ku bintu bya nka biriya. Yego. Bisa kugira ngo manze nkonsirite umunyamategeko wanjye. Ikintu navuga n'umunyamategeko. Abakira nicyo mbakundira. Uze kubuganiza umunyamategeko kirazira kuvugana n'umukuru ugeretse akaguru ku kandi. Ngiye mfite ikibazo niba natumiwe cyangwa natumiye. Ariko ufite ikibazo ushobora kuba ugiye kwinyarira kuko abakobwa bagiye inkari zirakwishe. Zimya kamera tujye kwihagarika twakomeza se. Anyway nge nagahura nawe face to face gusa uko ugaragara kuri stage birenze uri fani kurusha uko tubirenga. Ikibazo cya mbere ako hagati y'umukobwa se rimwe kabiri gatatu ntumubwire ngo aseka neza bari kubabara. Arabizi se ubu ngubu. Ongera useke. Isaka wabyumvishije man? Nta muraro nta Isaka rye twakoranye cyose nago yarambwiye ko nseka neza. Gusubije ngo gasekere bote burawajya. Ako useka neza. Ariko nanjye mbanza umbwira izina ryawe. Nge nitwa Ntakwasa. Ntakwasa? Izina ni ryo muntu. Ntakwasa. Ntako asa. Papa ubuhe bwoko bw'inzoga? Papa n'umurokore mari. Papa n'umurokore akiri. Numviyo yari yasinze ajya kukwita. Papa n'umurokore. N'umurokore? Hari abadiyakoni bibeta mwana. Papa n'umurokore rero nago yanywa inzoga. Uretse none sinza n'izina ryanjye mari. Sana nibyo uri kubona mpindukire. Ntakwasa. Okay wenda hasi hirengagize ndabizi nyuma ukuntu hakunda kubi. Reba kugasura. Ubu ntago wanshaka ese wamugani. Ku myaka yawe urungano rwawe udafite imodoka afite umugore wageze kuki? Ambo
udafite imodoka afite umugore ambo ku myaka yanjye iyo ushatse ntabwo uba ufite umugore uba ufite akagore kandi ngewe ibintu byose ntafite buriya mbifite mu bitekerezo bose ubwo ufite ari imodoka imodoka ndayifite mu bitekerezo nawe nshaka nagutahana mu bitekerezo ikintu cyose na hari umuntu convention center nshaka nayo hari umuntu rero twari turi kumwe arambwira ngo ngewe ngo ntekereje ngo ntiyarenga ni Burundi iyo agutekereje iyo mitoma niyo ku bwa mbere y'abakoroni we wagira nkahe ngutekereje se ambo kugutekereza bibaye ambo kugutekereza bibaye ari irushanwa bahemba umuntu imineke mfashe umwanya nkagutekereza iyo mineke bayima ariko nkimara kuyitonora bahita bongera bakayinyaka ntabwo waba wantekereje neza ese tukiri aho ngaho ku kibazo cy'abakobwa kuba udafite sheri ibyo ntabwo twabitindaho kuko ntawakwihanganira haraguteresa uranyanga ikibazo cyanjye reka maze ngikubwire uheruka gutereta ryari mperuka gutereta uyu muntu atereka ndebe na mu gitondo nabyutse ntereta hari ahantu ndi gushaka akazi nabwo nabyutse ntereta gutereta umukobwa gutereta umugore na mukanya tutari twinjira ngana nahoze ntereta mama ngo anyishyurire mituweli oya kubwo okay kumudatinga kuva ku dating mperuka gutereta n'ubu ngubu gutereta se hari umuntu hari umuntu dating naherukaga dating niga 5e secondaire ariko muri iyi minsi nabyo ndi kugerageza kubyijandikamo nanone hari akandi kantu uri kubarira hari akandi kandi kubarira kabisa ubwo uheruka mu gatanu ni ikihe kintu watinye ku bakobwa ikintu natinye ku bakobwa ikintu natinye ku bakobwa ikintu natinye ku bakobwa nakubwira ni ukuntu bagukuraho amafaranga mu buryo nawe utazi ugashiduka wayatanze ukabitekereza nyuma yagiye ubu nawe baragukuye barankuye icyo genda byibuka yanyatse 5 zo gutanga muri korari ku noti yawe ya 6 baragukuye urumva warababaye nzarinda apfa nkibyibuka ikindi kibazo turetse utiraririye utigendeye ku ubona ari ikihe kintu umukobwa yagukundira ikintu umukobwa yankundira se ambo ikintu umukobwa yankundira nuko mbundi nkurikije ibyandi makupura agenda ikindi kintu abantu ndi makupura ikintu bagenda bapfa nuko ngewe icyo kintu ntabwo nagipfa n'umukobwa akenshi na kenshi bapfa gucana inyuma cyangwa se gutereta abantu benshi ntabwo iyo ngeso nyigira niba nakunze nakunda umuntu umwe mu yandi magambo uri babantu bakundwa bageze mu rukundo ndakundwa kabisa iyo narwinjiye cyizeye mu yandi ubwo ngubwo umukobwa yagukunda mwageze mu rukundo ntago nta kiri inyuma yo kuvuga wakoresha kugira ngo akwemere ambo ibyatuma nyemera buri muntu wese afite criterias agenderaho ariko ngewe ibyanjye nyine babinigaragaza buri wese nyine abafite icyo akunda uwankunda nyine yaba yankunze ariko bani magambo pirate nta kintu umukobwa yagenderaho akureba ngo agukunde ko ntacyo uzi ntacyo uri kutubwira yagenderaho ndeba se abakobwa benshi bakunda abasore barebare ubu uri muremure ese 1.70 ingahe se urumva yes tuzamukanye sinakugeraga hejuru tuzamukanye se isaka tuvire mu kiganiro uburebure bwo ni inzozi reka twibutindaho gusa ikigaragara cy'ubwo ngubwo nta cyizere wifitiye icyizere ntaribi kuko oya birahari kuno se icyo ukunda si cyo mugenzi wawe yaba akunda buri muntu wese agira ibyo akunda abankunze bafite ibyo bankundira n'abankunda ubu ngubu bafite ibyo bankundira buri muntu wese afite ibyo akunda sinabimenya ngewe keretse ari we nagiye umbajije ngo ngiye gukunda umukobwa nagendera ku cyo wenda aho ngaho nibwo nagusubiza ako ntago nta kibazo cyo tukirengeho ikindi kibazo nk'umuntu w'umusitari biriya bintu mukora uri kumva bituma mufata abantu benshi especially ku bakobwa hari abakobwa akunda abantu b'abasitari nta tunyongwe tuba turi kwa approaching ambo baraza baranya approaching kuri kuko nimero zanjye abenshi baranazizi mu mutwe hari nimero nigeze kuzitanga bagiye ku matipu bara uploadinga n'izo nimero zijyamo
iyo video yarebwe n'ibihumbi 500 birenga. Urumva abo bantu baba bazi nimero zanjye aranyaprocinga kuri ari Facebook, Instagram, WhatsApp. Barakwikundira ko njye ntabwo nakundana n'umukobwa wancegeye. Aya nzakundana n'umukobwa njye nitereteye. Okay, umuyandi bagambo umukobwa kwitereteye we ntago hamwemera. Jamais du tout. Ubwo nabari bafite gahunda tubabwira ati sorry kabisa babe babiretse. Ndabiyamye. Urabiyamye man umukobwa ugukunda uzinga ngo uzabona umukobwa ugukunda man. Aramaze no se kaba ko batankunze imbere ntara umustar. Nirirwaga mbirukanka. Abantu ni ibintu. None mbaye umustar bo bari kunyirukanka. Hano uri kwirukanka ku mafaranga. Nzare umukobwa utananshaka utanazi ko ngiye muterete nanyemera nzabana n'ubu. Nawo kumbwira ngo ambonye kuri Spotlight kuraje yiruka jamais. Umunsi nayivuye hose. Ubwo muzakomezanya. Oya nyine hari ukuntu ikorana buhanga riduhuza n'abantu. Ubwo ntabwo ushaka umukobwa kumbuga. Byihorera wapi? Nge nzareba umuntu mwishime bite nuko ateye niki. Nese wanyishimiye. Wanyishimiye. Ako isukunda nyashi mari ngunda kubona ibintu byinshi ko ukunda nyashi. Nyashi isabwa utazikunda ninde? Isakari ntaza. Uzakorekeshirwa ubona isakara akwiye kuba ari muri societe wowe. Yakaba yari ndera isakari. Isakari ntago ari buri muntu wese ukunda nyashi. Ni sare ahantu havamo iki kizima. Nyashi se? Muri so zikundira iki? Ndi nyashi se? Ambo shambye horereza iyo uziyo wakubise hakajipo kuno ubona ari ne bye. Okay, wowe nyashu zikundira ko zihaza amaso yawe. Nyine ukuntu ziba zigaragara. Umukobwa agenda shakinga iburyo ibumoso ubona nyine ari byiza. Ukuntu bigenda bijegera. Ubona ari umukobwa w'inkumi. Ukuntu nyine biba bijegera we nicyo bikundi. Ubona ari umukobwa se turi kuza mu nzu asabona ukuntu twagwaniraga kujya imbere yawe. Njye ariko ndazifite mani. Ngenda zifite mani. Nta nkumi yiga yitako byihorera nitwe tuzireba reka tukubwire. Cyakoze ufite icyizere ariko nyashi zirakonta. Ndazikunda nkunda umukobwa ufite nyashi abagaragara neza. Kubera ukuntu bigenda bijegera nyine nyo. Nyine ubona ko ari inkumi nyine. Ubu wateretse umukobwa udafite nyashi. Hoya ntago bibaho. Uko biri kose ugomba umukobwa uzatereta agomba kuzafite nyashi. Byihore no naba ntagira kabuno nawe aka kabuno kanje wajyana umutima wapfubye ngo njye gutereta n'utagira kabuno. Gutereta n'izindi mbaho. Njye gutereta izindi mbaho reka tuta. Niyo mpamvu sinzi n'ibintu by'amasize. Abagabo banini usanga bafite udusize dutoya. Ngo ntago ari ukwiye gukundana n'umutipe unanutse ntago twakundana. Ngeze ndananutse. Wakuriye gukundana se. Nyine ari amasize abatajyana umuhungu ubyibushye unanutse donc umuhungu ubyibushye w'umusore kundana n'agasize gatoya umukobwa ubyibushye ufite nyashi biro byinshi kundana n'umutipe unanutse. Nkanjye nawe nyine sibyo nkanjye nawe. Sha ntukavangiriye rekwa. Nge nawe dutwaye iki? Nge nawe se? Nyamasa byagize biruta byagize. Uzi gufata igikomo ugagitekana n'umunyu. Mwuka byara. Nge uko nkwanza ko nyine ari ibintu bidahura. Okay ndi mwiza cyane. Uri mwiza cyane? Mu bwiza biterwa n'umuntu kureba. Ariko ngewe okay ntacyo twaye icyambere n'urukundo. Okay wigeze ugira ubwoba ko wateye inda? Ngira ubwoba. Bundi se mbere ko okay bansubiza. Ubwo ko nateye inda se. Cyakoze nigeze kugira nkanguka mbufite nari nayiteye mu nzozi. Ntago uragira ubwoba bwo ko wateye inda. Wapi no se nta bintu nakoze. Ntago urabikora. Wapi. Ariko ndabizi ngo iyo uguze indaya cyane ngo bumva n'undi ukiri imanzi niko bambwiye. Iyo uguze indaya cyane. Nangahe se wowe? Kiraho ndi indaya mani. Ariko bare abantu ngemba mbona bituze genda nawuba. Bariya ntago babita indaya bita bakandaruge. Kubera cyaro bakandaruge. Ko cyaro bakandaruge. Yamaze kugwa itajya ku rugi kurwega amahungu manze umwishyura. Ko nibyo niba wamuza icyo wamuzaniye yagikoze ugomba kumwishyura. Wari wayigura? Nta niyo nzanagura. Izo nizo wijyana igihe uteretana n'umukobwa we uzi kuri guteretana n'umukobwa kandi we cyangwa se ukamufata like nk'indaya. Ambo ntago birambaho kandi nsaba Imana ntibizanambeho kuko kuki ngicyo waruvuze sindagira ubwo ko nateye inda kuko ntago nsambana
kandi ntabwo waba udasambana. Ntabwo babyita gusambana, babyita gusambana, babyita kuzunguza umubiri. kuzunguza umubiri niko ubyita? Niko basigaye babyita. Ikinyarwanda cyaravuguruwe nyine bigire bari ababyita kujyuna umubiri kuyinyesebura kugira bigira ikinyarwanda, ako ikinyarwanda cyanyacyo nyine kuryamana n'umuntu mutasezeranye no gusambana. niyo mwamwarasezeranye ko no gusambana. Iyo mwasezeranye nta kabariro kabariro oya byose wari gusambana ahubwo mu buryo butandukanye. Ntabwo birambaho rero, nta bizambaho, nta nibyo uzigera ukora. wapi sinzi ndi umuntu mfite umubiri ariko kugeza aya magingo ndashima Imana. Imanzi niwe manzi ya mbere muri Kigali. Bwira abantu kuri manzi ya mbere muri Kigali. Aho kuki mutabyemera? No sumbwe je ntago bihakanya ariko wanje. Umbwe nguri isugi ntago nabihakana. Jewe Keretse warampaye nibwo nabihakana. Ngabana. Bwira abantu kuri manzi muri Kigali. Reka mbigutangirire. Pirate babwiye. Pirate mubona ni Imanzi. Nta mukobwa n'umukuzi. Ni Imanzi kuko mbiheruka kera. Uri Imanzi, reka mwizukuri. Ni wewe manzi ya mbere. Ese umuntu yarabikoze mu by'abana ntago yabakiri Imanzi. Utagibutse umuntu wambwiye ibintu bibi. Mu by'abana. Mu by'abana nago ubuki hasi. Wagarikaga nk'umukobwa mu migwegwe. Ubwo mwita ba papa na mama. Kandi barabikinaga bya danje cyangwa babaga umukozi wo mu rugo. Ngewe se ko ukuntu nakundaga ibiryo ninjye wabaga umukozi kujya nirire. Abagireka kubeshya. Nukuri. Wabaga papa nundi akaba mama. Katavuga ngo ababyeyi tujye kuryama, right? None ukuntu bavangura aba papa nk'agakobwa kakabika kishanutse ngo ndaba mama ngo ziba. Ngo ziba. Bangura ni wewe. Ubu ushaka ataba mama nawe ukajya kwibera umushumba. Mwagera kuryama. Kuryama. Ambo kuryama mwararyamaga yarebaga inyanza ukareba mu Bugande bikarangira. Muryamye tu mukahita mubyuka. Gusa abana babazi iki? Twarabyukaga ngakabyuka yabyaye umukwana buriya bwenge nibe ari Imana yabubaremanye. Biravukanwa birabi. Ukahita umenya ngo bikora bite. Biravukanwa kabisa. Ako bira bintu nawe warabikoze kera nawe ubwo uracyari Imanzi da. Ndacyari. Hago uwo muzashakana. Kubera uwo muzabikora nawe warashatse. Bo bicobokeye ni byaba ari byo byiza ku giti cyanjye. Ngiye ntago ngendana n'ibiri mihanda ngo ntago waba uri muzima. None n'amakouple y'ubu ngubu ngo ufite girlfriend boyfriend kuri muzima ngo bishaba kugira ngo sex bikenewe. Nge numva ko ku ruhande rwanjye numva ko muri relationship sex ntabwo bikenewe kuko ngenda bivuga kuri kote y'intuza. Ngiye kuri kote y'imihanda sex bikenewe nyine ni enjoyment. Ariko ngiye kuko ndi umukristo ni icyaha nakuze muri Ecole de Dimanche muri korali muri ADPR twiga ijambo ry'Imana tugira ko ari ugusambana. Kandi wakuze uri umwadeperi na n'ubu ndacyari umwadeperi kandi ntago ngiye kuzacumuzwa n'akazahoraho. Nkuko nabivuze mbere rishoko kazahoraho kariya kana na Bibiliya iravuga kazahoraho. Na Bibiliya iravuga ngo twere kwitwara nk'abatware batabarutse kandi tucyambaye umwambaro w'urugamba. Sinavuga ngo ntabyo nzigera nkora. Ndi umuntu nambaye umubiri umuntu ashobora kuzaza usanga bigenza ukundi nkuko abandi bigenda umubiri ukanga usanga birabaye. Ariko kugeza aya magingo ndashima Imana yarandinze n'icyifuzo nashyira imbere y'Imana ko byazaba nashatse umugore. Ese namatsiko ujye ubigirira. Amatsiko se ntago yabura uri muzima. Hari igihe ufata umwanya ukabitekerezaho kumviza amatsiko. Ukahita uvuga ati reka mbireke nzategereza. Kandi nigeze kubaho muyede stories ziba kugikwa urazizi kwishansiye. Aba ari zo gusa. Hari igihe babiganira ukumva watahura yitawe urahita. Oya ndabyumva kuko no kubana na Isaka ari byo byonyine. Nicyo kintu gikomeye kinagora. Kuko uriya mwana aragoranye urakoze. Gusa nyine uzabubike neza Imana izabiguheramo umugisha. Akisakari ntari biryagura indaya zitonda. Ntayiramukubitira mu rugo. Ntayo pe. Nyine Imana iguha umugisha. Iyi niyo Manzi ya mbere muri Kigali. Okay ubwo akantu mvuze kazagumeho nakata bimwe byawe. Nakatibye nawe ubwo birabya bazabikate. Nabigumishaho nawe kano kazaguma. Oya nta na kimwe tuzakata. Ni kimwe kingo nta kimwe tuzakata. Nta na kimwe. Sakaragura indaya zitonda pe. Hari wamurangiye. Hari wamurangiye. Inde ngiye wamurangiye se. Ambo yarambeshyeye kuko
ahubwo Isakari ikintu gikomeye namukoreye ni ukumubikira ibanga. Nanga uko nako mbivuze ni njye nawe nta wundi muntu uri kutwumva. Harya kino kiganiro bazacya prodinga. Wapi pe, ni njye nawe humura, ni ibanga ryanjye jyenyine, ntawe nabibwira nanjye. Okay, niba cya prodinga Isakari nta ndaya yagura. Ako niba tacya prodinga. Niba tacya prodinga Isakari agura indaya. Urakoze cyane Isakari nawe nagaruka buriya naye ndagakoresha kariya kana. Yego, so ni kihe kintu kijya gikunda ni kihe kintu kijya gikunda kukugora cyane iyo uri kumwe nyine hari abantu badakunda biriya bintu ukora, right? Subizi se by'urwenya. Yego rero ugasanga nawe bifata bavuga ati biriya bintu nubumara ni kwisebya, ni cyo kintu kikugora iri kumwe n'abo bantu nyine abantu baba bari kuguca intege bya danje. Abantu banca intege byo umuntu ntiyababura, ariko usibye ko ari n'abakeya mu banshyigikira. Niba banshyigikira ashobora kuba ari nka 95%, ibindi 5 wenda akaba ari abanca intege. Mu gihe mama wanjye ibintu nkora bishyigikiye, umuryango wanjye utabikomplaininga, n'inshuti zanjye mfite kano kanya nyinshi turakorana urwo rwenya, ahubwo nta n'akandi kazi mfite nkora n'urwo rwenya, abandi bose ntacyo baba bambwiye, dore ko ari n'abakeya. Mwabo bakeyo ndi kumwe nabo urabihorera. None se kunca intege njye gukora iki ku rwenya ariko kazi mfite? Ariko wakora n'imirimo y'amaboko. Narayikoze ndayizi, nagiye mu rwenya ariyo mvuyemo. Muyane ugambya Imana kamuyitorosho, imirimo y'amaboko narayikoze. Muyandi magambo byanze wanasubirayo. Byanze se oya ntabwo bizanga, nagiye ngiye. Bifitiye icyizere kuko nifitiye icyizere gusa abantu baguca intege nta gahunda ufite kabisa. Ese ko nta nabahari, niyo baba bahari nabagira inama zo kubireka. Kuko nta ntege wifitiye. Kuko ntago waca umuntu intege. Na duke ufite bikigora basi tuguca kuko ntatwe ufite. Ni njye wifatira imyanzuro y'ubuzima bwanjye, kubireka ni njye uzafata uwo mwanzuro, ntago nzabireka kubw'abantu. Ese havuyemo Nyashi nikindize niye ndi type y'abakobwa ukunda, basi ngo twumve ko nanjye nageramo. Erega ukunde ndababaye. Tumva wenda navuze Nyashi ukagira ngo ni ikintu tsimbarayeho cyane. Nawe nagukunze nagukunda ntari. Mbabarira unkundi. Iyeranje shaka uryo unkunda. Kuko erega ntaho mwaye wenda nuko mvuga. Ndagukunze. Ariko umukobwa cyane cyane specifications ngenderaho nuko ateye muri we, personalities, ukuntu ateye, aritonda, umuntu wiyubaha, ugira ikinyabupfura, utari imbeshu agasadunda. Imbeshu ni ubona kw'iyi mihanda nyine hari umuntu nyine gashirika isoni, nyine ari umuntu nyine ubona ko ari umukobwa nyine witonda w'umuco kabisa. Nicyo kintu nyine kinkurura gito, ufunga shinyo, wambara amapantaro manini, naho ibigaragara inyuma byo bigaragara inyuma. Simvuga ngo inzobe ivanze gukundana nawe ari uwirabura nshaka gukundana nawe, imibiri yombi nakundana nawe byaterwa n'ukuntu ameze. Ntago mvuga ngo umuntu ubyibushye ngo w'inzobe kurya kuna n'umukobwa gusumba insumba iki mu burebure. Kobwa ko yaba ari muremure hako nta kibazo, wapfa kwisumbukuza. Kwa kundi abakobwa abahungu baterura abakobwa namukunda we bakaza bagukikira tu ntaribi namukunda, ukazamura amaboko bakagusa ntaribi kabisa. Muri mu urukundo iyo rugiye kugendera ngo kana kateye gutya ntibyakunda, ntabwo aba rukiri urukundo. Okay, ubwo ukunda buhoro umuntu runaka utitaye ku kindi kintu runaka, ukamukunda wese utitaye ku ukamuha umutima wawe wose. That is true love. Mu yandi magambo umukobwa wakunda wewe nta physical appearance nta kintu bikubwiye pfa ko wamukunze. Ntago mfite ibintu nzagendera ngo physical appearance ngateye gutya, ahubwo personalities ze nizo behaviors, personalities. Ako mwana nujya mu rukundo uzatubwire. Mu Gifaransa hari ibintu bitatu bavuga bigize umukobwa mwiza, hari icyo twita la beauté, le comportement et l'intelligence. La beauté ni intelligence ubwenge, le comportement ni imyitwarire. Ibyo nibyo bintu bitatu bihurira ku mukobwa akaba ari mwiza. Ufite ubwiza nta bwenge ugira uburi kibi.
nanjye ubwiza nibwo nakubwiraga nibwo navugaga nanjye rero ubwiza nibwo nabonye ufite sibyo ubwenge se yego ntibuhagije ariko burahari basi winsebya ku banyarwanda iyeranje ntabwo ngiye kugusebya humura ubwenge none se uzacunge neza uzabaze nka papa wawe wumve niba ushobora kuba hari isano ufitanye na ntuza kabisa nande akoreka nkurekera hano naguhereye nyine nibyo bintu bitatu bihura ku mukobwa akaba ari mwiza imyitwarire uburanga n'ubwenge umukobwa ubifite ibyo byombi ufite ubwenge uburanga n'imyitwarire myiza behaviors none se ko uvuze ko uzashaka umukobwa ufite ibintu bisabwa kugira ngo abe ari umukobwa mwiza wowe ibintu bisabwa kugira ngo ube umusore mwiza urabifite umusore mwiza ni ikintu kimwe iki ubwiza bw'umusore ni imbaraga ze zo gushaka amafaranga kandi umukozi ndakora ntabwo ubwiza bwo ku bandi yego urakora ukundanye n'umukobwa akakubuza gukora biriya bintu umukunda koko wabireka urwenya se ubwo namubwira kumpa kandi kazi ntaribe amaye ikindi kintu cyo gukora nabireka simani wagira kwigira rambo mu rukundo ariko se nanjye nkubaze none we ahubwo umukobwa ntabwo naba ngikundanye nawe kuko nta bwenge yabagira mbireke se nkora iki urwenya ni pirate karaho aho ndi ko mpamagejejwe n'urwenya yambwira ngo mbireke ashingiye nta ubwenge yaba afite ubwo nayo twahita dutandukana ngayibaze Kevin wawe ukahita umwanga kubera urwenya erega ibintu nibishakwa nuko se nkora iki ngahita ujya wenda guterura si umukobwa arakoshya ukareka akazi doko n'abagore no ku bagore babijya bibaho hari igihe wenda nka papa wenda yabaga yiriwe mu rugo cyangwa se wenda amaze nk'icyumweru mu rugo arwaye nkabona mama aramusanze n'igipaniye ngo turarya iki kandi abizi ko amaze icyumweru mu rugo arwaye arabizi ko neza ko nta kazi yari afite yari arwaye ubwo rero umukobwa ashobora kukoshya gutyo ngo reka akazi ejo wampaye yo kuretusha mu rugo twagize ibyago wampaye agatike umukobwa ntiyarorera kugusaba ubibuze ntihaguca inyuma ubwo rero ntago yanyoshya nanjye ndamutse mwemereye nkakareka nanjye naba mbaye nkawe cyakoze wenda mukunda cyane navuga nti hafi reka akazi wowe hafi byihorera so mu yandi magambo ntago umukobwa yareka yatuma ureka ahantu hakorwa umugati uteganya kugura imodoka ryari imodoka imodoka nzayigura azaba ari kuri Noheli ntago bizarenga imyaka 30 reka nkurangira ahantu uzagura imodoka rero n'abantu bari kutwumva bahita babyumviraho urashaka kugura imodoka ituruka muri Korea cyangwa se ufite iyo ushaka kugurisha hari abantu biba byaracanze nka pirate akafite imodoka ashaka kugurisha rero nakurangira ahantu wayigurisha kandi cyangwa ukongera ukanayigura cyangwa ushaka kuyikoresha yaragize ikibazo ni muri Felicien Auto Spare Parts agurisha ibikoresho by'imodoka akazigurisha akongera akanazigura ushaka ibikoresho byayo wamugana nimero turi buyipininge hasi ikindi cya kabiri wanamusanga igikondo CGM yego ubwo nawe rero imbere ni heza mani nubwo ntayo ifite nubwo nta niteganya kugira niba byarageze ku rwego Felicien acuruza imodoka nanjye nzayitunga pe Felicien umuferisiye nzi wiri iwacu ahinga imege Felicien ari ibintu baba bidahura pe uri gukinira ku mukire wacu mani yamaze arangaburira se Felicien wamaye akazi mwana nkajyana hamamaza ibimodoka byawe hari umuntu wabuze akazi mu ubwo buryo banki yaramutwaye ngo bagiye kwamamaza banki mu ntara BPR bagezeyo ngaramamaza mu baturage ngo harya cya kibanki cyanyu cyitwa ngo iki tamuzimiriza mu mikoro ngo yegenda nawe ushobora gutuma batwirukana anyway pira wakoze kuza nawe mwakoze kunyikira nugira sheri uzagaruke hano duserebure iyo ntwari y'umukobwa yihanganiye agahinda sibyo uzagaruka uje kudushimira rwose kuko ukiza hano wabonye sheri ndabizi urahangayitse ko udafite sheri binabaho mu buzima busanzwe nawe umunsi wakundanye n'umuhungu mukamara icyumweru utamuhaye uzambwire ngo icyo ushaka nawe azaba ari achievement ya danje si kimwe se wakoze kuza mwana ibintu nakagaruka so mwakoze ciao